abantu nzi bagezweho ko ari ntuza ko ari ateta na Shadibu yahoze ari inshuti yawe mbabarire nuvuge nabi Shadibu mere uretse gato mbabarire nuvuge nabi uretse gato Shadibu ko yahoze ari inshuti yawe ibyanjye birahita birangirira mukaba mwaragiye munakorana n'imishinga myinshi buriya nta kuntu wamubwira akagarura ubwenge ku gihe urumva sinamenye ko bwahavuye ariko niba bwaranahavuye ubwo yumviyeho none se bikwiye kunyura muri njye bahane melody uzi umuntu bita Dumbo wo nguwo niwe ubashuka bro baragera bakamuhamagara bakamuza kujya mu kazi bakamuririra Shadibu asigaye avugarira akarira ngo abantu baramwanga Austin yaramuhemuki ariko se mbabwira urumva iyo umuntu atangiye kwivanga ni wigira umwana mwiza ukunda amatiku oya ariko iyo umuntu atangiye kwivanga mu bibazo by'ababyeyi nawe ubushaka kuba umwe muri bo urakoze cyane nuwo Dumba rero ngo yarahemukiwe wazo wahemukiye undi n'uwahemukiye undi none se oya mureke none se ngiye niba narumvise ujodi bari mararira ngo nukuri weekend imagine ndirimba ariko nuko dufata ashaka kuvuga umuhanzi none agashaka kugerageza kuririmba uwo muhanzi yakoze asabira seta buri zose zitangira nk'ugiye kurira ngoya ngo ndayibagiwe ngiyawe yayirimba Godfather uba w'ukuri ngewe kuva navuka pe niwe muntu w'ikigoryi nabonye ku isi oya nanone urashaka kuvuga nabibwe Dekate ajya avuga ngo igicucu cya mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda ngo ni wowe ngo Bruce Melody niwe gicucu cya mbere cyabayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda ariko Bruce sometimes nanjye njya nkwibaza wari ibintu byo gukora by'ubucucu nkavuga ati ibi ni ubucucu nk'urugero nk'ukuntu mutaranyishura kandi narakoze ubwo se urumva kwambura ari ubugoryi n'ugusevinga ahubwo igicucu niwe wakoze utarishyurwa urumvishe none se Dumba wo korera bwerere ngana numva niba nishyuza baza Gasuku niba hari umuntu wari wamwambura nge nta muntu wanyambura njyewe Gasuku yaranyambuye mfite n'umuntu wabihamya Gasuku yanyibye amafaranga ubaraga nkubwire Melody yaranyambuye n'abantu bose barabizi ariko Mero ibyo bintu bya mwankoze n'ubugoryi imana mugere mu ikosora ikibazo cyawe gihindure Dumba wohembwa make Gasuku yanyibye amafaranga menshi umuntu yaraje agasuka amafaranga aramubwira ngo aya mafaranga ugende uyamere Bruce Melody tuzi ibintu Gasuku yakoze yarya noneho niyarangambwira ngo ndakwibye ihangane ararya aranicecekera undi munsi ngarutse muri Amerika wa muntu turahura arambwira ati se amafaranga naguhaye warayabonye bitamwendereka reka ngo kandi nayahaye Gasuku mama mbwiye Gasuku bimeze bite ngo yango yarayampaye ngo narayariye rwose ngo ariko ngo urabizi neza ko ngo nawe ngo wari udufaranga wari umfitiye uba ubwire umuntu bita Egide uramuzi Egide Fox Egide Fox yagihereye ifuruma ry'amafaranga angana gutya ntarayabara Melody abarayajyanye bro ntarayabara Melody abarayajyanye ndavuga ni umukobwa ajyanye amafaranga ntazi umubare ariko rimuzamwendeza tu abantu bari gutekereza kuri t-shirt yangerekanye ibereke neza iyo si spamura ngo is a picture of me ibyo ni ibizo is the picture of you nuko kera ngo uraba wita umunyorogoto umuhini ni umuhini ubundi abanyarwanda hari ikintu batari bwabo ngiye kubereka adutayemo icyangwe se mwo kanyagwa mwe icyangwe cyoroshye nakarabye
icyangwe cyoroshe mbonye yibrose uwo musaza turamwemera kabisa. icyangwe cyoroshe muri comment mwandika ijambo pike. Umusaza turamwemera. Comment mwandika ijambo pike dukomeze. Muri comment mushyiramo ijambo pike twikomereze. Aho ngaho nanjye nayishyiraho n'agaswera mama. Muri Bruce bandika ijambo pike, andika ijambo pike karitatse wandika ijambo pike aho ngaho hasi. gusa nanone winyoboza inkoni y'icyuma ibingibi birimo n'igitugu. Ibi birimo n'igitugu my friend. oya ni kuneza andika ijambo pike aho ngaho noneho nurangiza ukoreho n'akantu kitwa ntu. ibintu bya social media ntababeshye buriya ntabwo ari ibintu nshoboye hano nyuzura nkabibona kabisa. Yewe ikintu kinyuzura niyo bita TikTok bro. TikTok iranyuzura mu buryo bukomeye. oya TikTok iragoye cyane ariko noneho byose dukeneye kubiberaho icyarimwe buriya wowe nuko utari umuhanzi ushobora gufata platform imwe ukayifunga koko ukayimenya ngewe nkeneye kumenya gukoresha Twitter, Instagram, TikTok, ibintu byose abantu bose bakoresha nkongeraho n'izi platform zindi zicuruza umuziki. None se wampa amafaranga akaguhereza page nziza ya Facebook uzadutwikiraho. Ndayifite nziza cyane. nayo ndayifite Dandes erega nge natanga ibiboro mpfa kubikoresha uko niboneye ntazi ko hazajya ako melody iyo tumugisha kuri koko umbabarengeho mwiza ukuri. Ugitangira gukora indirimbo ya mbere ukanireba no mu kirori imbere yuko indirimbo isohoka wabona kuzafatwa kweli. urumva nge ntangira gukora indirimbo ya mbere habagaho televiziyo imwe numva Bina mbonye umuntu witwa Albina ukabona kazafatwa se. none se ko habagaho amasede abaho audio numvaga tuzashuruza audio. oya social hari umuntu uvuze ngo nyere social media manager ndamugira nyine niyo mpamvu ubona biri ku murongo. iyo namugira umva jema kera amatiku man kera nifite umujama indirimbo za King James indirimbo yatangiriye wewe wajya kumayiminga indirimbo zanjye Gasuku yajyaga performing indirimbo zanjye nabivugisha ukuri ngewe indirimbo barabivuze indirimbo nakundaga ne bitatu bivemo ngo warayikubise ngo guha n'ibiceri ariko se kumuvuga ngo nabaye musani ngo numva bizacamo niba waraperformingaga bikemera ubu wabonaga ngiye bitazacamo gute. akoze diye tuvugisha kuri mwana n'abantu bazatubwire wenda duhagararanye ibaze ko Gasuku yakoze video Gasuku yifashe video avuga ngo bamamajije ngo umuhanzi ngo yababona ngo arusha uburanga avuga ko ari wowe. Ndabona ninjye koko nagorwa Melody Gasuku Bruce Melody byo ni mubi asa naye niwe muntu wasa wenyine. Ubundi Bruce niwe muntu wasa kwisi bro. Kera bajyaga bambwira ngo ndi mubi nirera ndarira uri kumva nirera ndarira none nkahera ruhande nkatereta nk'abakobwa nka batanu bose bambwira ko ibyo bintu bitavamo. uhita wumva ko ari byo bro. Nge naje kumenya ukuntu bimeze naje kumenya ikibazo cyari kiri buriya kera ntabwo twari babi n'ubu ntabwo twabaye ikibazo cy'amafaranga yari make cyane ku buryo utagira utuvuta two kwisiga utagira utwenda two kwambara wagera no mu bantu wenda hari nk'ukuntu winjiraga nko mu bantu ugatangira kuvuga uti nshobora kuba nuka ukabashaye wowe ukijajinga urumva ariko buriya bwari ubukene. hari n'umuntu uri hano dukurikiye uri muri iyo situation twari turimo cyo gihe iyo utifitiye confidence uziko n'abantu bakureba bakabona nta confidence nta ubukene mani bubitera n'ubukene bubitera. none se nk'ubudumba wowe ugira ngo iyo ugeze mu bantu usimamo n'ukuntu bacamo wububa abameze ubwo kantu bagutayemo dumba ntabwo kumvise nuko utagira ubwenge. aravuze ngo kubera ubukene ngo abareba uburyo bugenda bwuguriye abagenda nk'ahari mugufi kandi mu by'ukuri sina mugufi cyane murareshya ariko reka ngewe ubugufi bwanjye ngewe ntabwo wabugeranye n'ugabake n'isoro nibe nanjye wenda umubiri waranduye. uri mugufi ariko ntabwo bana n'ubumuga bw'ubugufi. ariko ejo bundi nabonye ikoti wari wambaye narakwitegereje umuntu akurebeye inyuma yagira ngo uri umugabo yakurebeye imbere. Ako bro
ibi bintu nibyo mpamvu bagutuka, niyo mpamvu badekati bagutuka. Wowe uri muhanzi nyabaki, ndi muhanzi nyabaki guberi umuntu uzahanaga kubi akagira umunwa kurusha n'abanyamunwa bari hano. Uzi ko ugiye wazabaye blogu karushwa kabiri. Umva ni mahanga gukunda imiziki yanjye nzabiba. hari umusore waje abarambwira urumva abarambwiye ngo bro nguzi ko urimo uradukingiza ngo ntago turimo turafotora neza. Urabeshya Ni izina ry'Imana iyo ninda ariko hari mu bugari. Yego ntabwo hari mu bugari. Oya kumbi ngo yavugaga ngo hano ngo nagasozi ndakoye. Wa mudage ngo yashyiragamo lensi ngakabona wapi ntago arimo arafata hangre. mu mpamvu wa mudage ngo ni skate yaricaye aravuga. wavuze ajya ngo ntabwo umufana. Okay. Ntabwo umufana. Yaricaye aravuga ngo itama rya Bruce Melody ngo baryise bebe. Ngo baryise bebe. Nukuvuga ko uruhara rwa Duma Ezekiel itama rya Bruce Melody ni bebe. Cyavuze ngo hari video nabonye banyohereje kibura ngo bayita ngo zimidi. Zimidi. Aska Urumva ngewe y'abantu bamfollowinga mba numva nabatera story. Ariko akazamo n'abandi bameze nka Dumba bazanye ngo formule ngo ukuntu umuhanzi akwiye kuba ameze. Umuhanzi ngakwiye kuba ameze nka Tom Close ngo cyangwa nka King James. Ntabwo ndumva. Ariko zuko cya Melody ari no amugari njye kivuga nkahita kivuga. Nkavuga ngo nagica mu rubaga rw'abahanzi. Melody yo ndiki. Ukuntu kibakoma bose kibanyuramo. Ariko ntabwo none se nibo babwiye ngo umuhanzi akwiye kuba ameze nka Tom Close. Ubundi Tom niwe shingiro fatizo ry'umuhanzi nyarwanda. Ntabwo umuhanzi ufite karakteri ye n'abandi banzi bakwiye kugira karakteri zabo. Ariko ugahita utanga nk'abantu baragufasha bavuga ngo ubwo utameze nka Tom ntabwo uri umuhanzi. Ese twese twitonde hazavugwa iki? Cyaze icyo ngukundira Bruce, icyo ngukundira wa mugane wowe ujya wirekuramo ukerekana umuntu uwo ari wo. Uziko ubundi Kasuku uziko The Ben ari ikirara kurusha Bruce. Murashwana na Kasuku. Dumba. Yutangiye kujuzana ibintu bya ba The Ben na bande kandi kumwe no mu bosi mwenyewe aha. Ubutangiye kujuva ibintu. The Ben niwo muntu wa mbere usererezanya, niwo muntu wa mbere ukunda kavuyo, niwo muntu wa mbere ukunda uruga, niwo muntu wa mbere abari baravuga utuntu tw'utugori. Ariko yarangiza akazajya bya bintu uvuga ngo kububa ukamufanga ameze gutyo ngo muri social media uvuga wavuze wakwire. Ikintu kimwe ugomba kumenya noneho mbivuge ahari turi imbere y'abantu 200 sibyo? Umenye ko nka The Ben ntago ashobora kukureka ngo uze kuri live ye wisanzure nkuko wisanzuyeho gutyo. Sibyo? Breaking news. Ubu nanjye nabaye nka ba Decat. Breaking news. Nahuriye na The Ben muri vestiaire backstage. Oya. Ahita nyambira. Ariko numwana mwiza. Ntabwo ari kundekura. Umva ndavuga umufana. Kunkanda. Hari umuntu uje kuri no live mbonye. Ubu aje kundeba babyita aje ku mbuzija ndaje rize mukanya. Ari muri fake account. Ya aje muri account ye original. Aje kundeba reba ibintu byose ngiye kuvuga mukanya araza kuninura. Wede godify. Oya no umuntu w'inshuti yanjye. Ubwo ndamusuhuje ibintu ndi kuvuga hano ni ibintu bisanzwe byo kwisekereza abafana banje baba bosi. Ntago biba biri seri. Ariko Melody nawe ugira abafana batagira amafaranga. Ari umuboss ufite noneho wo muri Canada ngo witwa Eric. Eric ni umukire agenda gake. Wewe umva Dumba. Eric ni umukire agenda gake. Eric ni umukire. Yagukura mu bintu byo gutema ibiti. Eric ni umukire. Arabyanza. Icyo tingire Eric ni kimwe. Nuko tuziranye gutya atari bwanguriye na byeri nimwe. Muhamagare mufite telefoni muhamagare. Buretse mbaza ikibazo. Kuki wumva kugira ngo wemere umuntu agomba kukugurira wowe uri itungo? None se Eric agenda gusimbukira ngo barutwitse. Uri igihingwa ku buryo iyo bakubonye bakuvomerera.
wowe se urinde none se njye nigeze ntabwo nigeze complain oya ngo numukire wawe ngo numukire wawe kenisore niwe yamuguta ninje umva uwo mukire ninje wamweretse kenisore uwo mukire ninje yewe numukire wanjye yewe ni inshuti yanjye abo bakire rero banyu bajya bababesha ndaje nzabishyire hanze ibyawe rero nzabishyira hanze hano muri Canada dore ni hariya hepfo umva Eric ahantu hose umvuga niba ugiye kuzajya usimbuka undyarya ugenda kwa Bruce Melody kandi hano mbizi byose namenye ariko rero navumbuye ko abakire mushobora kujya mubagabana hataje ariko kasuko dore kuri rwanda zikoresha dore kuri rwanda zikoresha ikibazo ni kimwe ninjye muntu wa mbere ubundi abakire bose bakunda aba bandi baba bashaka kuza gufatiraho ramification nyine ngo bangendereho gasuko ari story yigeze gutera ndamureba mbura ukuntu nabigenza ryari ngo yigeze ngo kujya kwa se Eric undebe wirebe no yaceceka ndumva wanda wumve kwa se muhungu Eric agomba kumenya ukuri banda wumve ndumva tumurenge ariko urashaka amafaranga oya Eric ndashaka amafaranga umuceceke ngaho ndacecetse twigere story ukuntu wagiye kurara kwa se muhungu kandi wari ugiye kubivuga nabyo navuga birimo amajambo ngo ya story ndara kwa se muhungu nkaraza umubyindi mu kibuno nabanje kujya kurya amapera bro reka mve muri kamera nanjye mvuye muri kamera nk'ushaka uri kumva bisaba kubanza kurya amapera nariye amapera 28 uri kumva noneho ndagenda mbona umubyindi ukomeye koko agenda nikoza mu musarane ndaninya nararanza kunya neza gezaho uvuga nk'igishe kitego gezaho urumva uvuga nk'igisheki imibereho y'abantu bo muri izo gahunda za gasuku ishobora kubigoranye cyane erega ariko Melody sibyo nganjye kuva navuka uretse wenda kuba waranyiriye nkiri umwana nyine bakanyina sibyo nta kindi kintu numva kinjira mu kabuno kanjye maze nkajya kumva nijoro nasinziriye inzoga zamaze kumfata ikindi kintu gikomeye cyane kirimo kirakanyinjiramo kabyara byabaye ngombwa ko nirinda mu buryo bukomeye cyane okay tubirenge Kasuku bagira ngo bamukorofye mu mutwe ibyo rero ndumva shagenda gakegera ibyo rero nibyo dumba nawe abagenzi be batajya bagaragara ngo bagiye bakicara bagashyira hamwe bakabivuga kuri Rosikana na Coach Gaye Coach Gaye impamvu muguma musubiza Rosikana hasi mumukorera ama video adakwiye urabona ko mwamukoreye video mbi cyane ese ukamubaze dumba reka ndangize urabona Kasuku nashaka kurangiza nashaka kurangiza 55 umuhanzi urimo wasinye kontra ufite amasezerano n'uwo mugabo ureba wenyine ni wenzi abandi bashobora kuba ahubwo tutitaye ku bikorwa narindi kugitegereza neza kugira ngo ndebe koko ari wowe ubivuze kuko tutitaye ku bikorwa wakoreye abahanzi bawe n'amavideo wabakoreye reka twe kubikompara ntabwo ndarangiza ntabwo ndarangiza wirangiza dekata ahantu hose na Godfather ariko dumba ndikufasha kumva burani navuga mureke ndangize umva se Rosikana mwafashe indirimbo yariye Fudetwa muyikorera video nziza pe ifite miliyoni 10 akaririmbo ke kakurikiyeho mwebwe abakire mwebwe mufite amafaranga mwebwe mutanga amafaranga ahantu ari hose mumukorera karirimbo wallahi ko hari ku Gisenyi ko ku Muhazi kafite amashusho abiri na location ebyiri bro noneho baravuga ngo umutima mubi wanyu ni mushaka kwa dunga nuko ngo Coach Gayeri nka Rosikana ngo byaje kuzama akavuyo Coach Gayeri ashaka kurya Rosikana aramwima ibyo murimo muravuga ngo duma n'umutinganyi injewe duma mwanyise umutinganyi narabyemeye ibyo bintu iyo uri guhenuhenura hari umuntu wo kugira inama ko
yubika kabuno. aya magambo banyarwanda ndabizi ko bagiye kunyataka ubu ngubu, ariko aya magambo nayo nakuye kwa Godfather na Descartes. Naho muntu muvuge ibyo mushaka. Reka mbanze niyamamarize abantu mwe dore ndaburi 5,000 ngo nuzuze miliyoni mwe aba followers. Dore bitatu biri aha batagufollowinga bagende babwira abandi. Bitatu abatamfollowinga mugende mubwira abandi dore akamiliyoni turagakeneye mwo kabyanye. Gaserebwe ako kamiliyoni nanjye ndakamweraho byeri. Reka tugaruke kuri Roskana. Umuhanzi ni umuntu iyo ari gukora igihangano cye aba afite n'igitekerezo cya video yayo y'indirimbo. Niba Roskana yaragize igitekerezo cya video imeze kuriya, ese ko mutamuguriye views iwe nkande wundi dore Kasuko kunare Kasuko ageza hana dafita hana akubuya uzi ko Kasuko kuburanira ntabwo ijambo avuga. Byihorere Niba Dumba ikintu ushaka kumubwira, navuye muri Rwanda Day. Dumba atabizi neza ko umukira atigeze aza muri Rwanda Day, uri kumva? Dumba atangira kumamagara ambaza iyamamagaye inshuro 13 ngo ndi mu ndege nyine ntabasha kumwitaba. Ambamagara no maze kugera ahabora nagombaga kugera ku kibuga cy'indege, ndaboneka amamagara Dumba ngo none se ngo umukire ngo yagutaye mangaye. Ariko Dumba ushaka kumenya ngewe ngo umukire. Bruce Melody wari ufite icyo tubwira ko yakubaza Coach Gael cyangwa yakubazaga kuri ubundi muhuriye. Oya yamabaza umukire Coach Gael ngo nimba yataye mangahe, kuko arabizi ko rero mwahuye na coach mba nta ngomba gutaha. Reka bari abakire bagira amafaranga menshi mwayagabana nta kibazo. Ntago ayo bagenda bano bahungu se bakora iki kugira ngo bajye babagabaye. Je nari kuvuga rero nta gufata umuntu wakoze audio ye apanga video kugira ngo wikore no video, nanjye ntabyo wankora. Iyo ndi kwikorera ka audio kanye mba mfite igitekerezo cya video numva cyane hari igikora ikanga gusohoka nkuko twabitekereje, ariko ngo ni gutyo nyine igitekerezo kiba kimeze. Rero nta muntu numwe ugeze agira inama Roskana yo gukora video. Roskana yafashe umwanzuro wo kwikorera video ye uko abitekereza. Ubwo Roskana ndashaka kubwira ko reka Roskana no niba bijyanye n'ibintu Bruce Melody avuze. Roskana bijyanye n'amagambo Bruce Melody avugiye hano, uri umuswa nawe tugiye kugushyira mu baswa dufana abahanga ba Kenisoro. Ubu wowe uragiye muri 155 ni mushaka mureke no kuzajya mumufasha, cyangwa se mube as a team tubarenganye mwese hamwe. Oya ibyo uri kuvuga ntabwo numva aho bihuriye n'ikibazo twari tuvuyeho kugeza magingo. Oya ni ukuvuga ko umuntu mushobora kumureka ari muri kipe yanyu mukabona ko arimo arakora ibintu bidatwika, mukavuga ati mumwihorere ngo nibyo ashaka. Si byose nibyo uri muravuga. Nibyo uri muravuga. Ndi kuvuga icyo bimenyesha, ibyo uvuze nicyo bimenyesha. Kuri kuvuga nk'umuntu utumva. Ngaho ndumva. Ngo zora Dumba yumva. Nagira gutega neza ko Gasuka udafite amatwi none usobanurira abantu. Udafite amatwi Dumba ni utumva. Ni ibikigwe. Ni na mama atanasiramu. Dusubiriremo. Reka nkwereke ko bimeze. Hari ikintu cyitwa script, urakizi? Ndakizi. Ikorwa n'umuhanzi n'umudirector. Uzi icyo 155 ikora irabisiporiza kugira ngo icyo gitekerezo kive mu mutwe kijye mu bigaragara. Uri kumva neza? Kumva cyane. Biro kugira abahanzi ibyo ni ibintu wagombye kuba wumva. Nuvuga ngo ngize igitekerezo amashusho ameze gutya bazasohoka habinjira habazagira gutya habinjira modoka ibyo byose. 5 ishinzwe ni ukubishyiramo amafaranga bikava mu gitekerezo gusa, ahubwo bikaba ya video muzabona. Hagahita hakurikiraho rero ubwo icyo gihe kiba gikurikiyeho ni ubuhanga bw'umudirector kugira ngo cya gitekerezo yagiranye n'umuhanzi. Kuko none se 155 ijya muri studio ikabwira Roskana ngo isohori ntabwo bishoboka. Erega buri umuhanzi ni character. Ntago ari ukubona umuntu aririmbye gusa. Na character iri mu bimugize. Niyo mpamvu utajya nderembura nka Ere. Ngewe wari wambona nderembura. Ntabwo nderembura. Wari wambona ndira. Narakubonye. Wowe urarira. Nanjye narakubonye. Tuvuga wo wariri, vuga wo narire navuga. Ntabwo njya ndira. Reka singuse. Urumva character hanzi imugira uwo nguwo tumubonamo. Niyo mpamvu tujya kubona tukabona nkandera nka Bushara ameze kuriya. Uyu Bushari naho nukuvuga ko bazanye script nkaho umuntu umaze muri iyi game imyaka n'imyaka barayikwereka nawe urayireba ukavuga ati Roskana nibyo ushaka, ibyo ngibyo nta kibazo.
ndaza kukoherereza script uko niba yanditse. Iyo ikintu cyose cyanditse ari umushinga wanditse ntabwo umuntu apfa kubonamo umushinga wundi muntu afite idea nziza ashobora kuwureba bakahita avuga ati kuramo iki ngiki cyongeramo iki ngiki. Nibyo ibyo ngibyo birashoboka wabona byarabaye. Ndimo ndavuga ni wowe muntu wari kugenda kuvuga ati kuramo iki ngiki ari kuramwihorera mwihoreye. Urumva izo ziba ari inyunganizi ariko main idea iba ari y'umuhanzi. Ushobora kumwongeramo udutekerezo, ushobora kumugira gutya ariko umushinga wongeyemo ariko se nkawe ejya mubwira ko umuntu bitadumba ibibazo ajya abaza rimwe na rimwe tuza gusanga ari bimwe mu gifaransa bita question bête. urumva Bruce Melody agomba kubona 1 million guys. Ugomba kubona 1 million. Icyo umuhanzi n'umudirector twebwe icyo dukora n'utuntu tw'udukeregeshwa natwo bashobora kwanga kubera ko igihangano kiba ari iki. Rero mu gihe umuntu yibona hari n'igihe wowe ubona umuhanzi ukabona wenda azaba nk'ubu ngiye ntangira natangiye ndi mu mujyo mwiza w'abantu bari ese Rose kana afite kontra muri 155 wa mugani wa Kasuku arayifite arayifite na ele arayifite. Kasuku ngira ngo wumvishe ndibona byo reka wowe bakubwira bike uzo go utari uwo muri team. Abantu ndabona batinze cyane kuri Bushido ariko Bushido ufite karakteri ye yihariye. Hari Bushari, hari Yago, Pundati n'abantu bitwara ukuntu kwabo utamumenyereye wagira ngo ntago bisanzwe ariko nikaba ameze nyine n'uwo nanjye nifite ukuntu umeze. Umeze utereka kudukanga umeze ute? Yemeze nk'ukuntu mutabishaka. Urumva kuri Melody abantu bari biteze ko yakagombye kuba ari umuhanzi wifunga ushobora kugira nk'ahantu akagira amasoni ibintu nk'ibyo. Urumva nibyo ndumva bashaka kubwira ngo nibyo byo kwitwara gihanzi. Tubaho ubuzima bubi, reka mbabwize ukuri, tubaho ubuzima bubi butatwemerera kwibuza. Ariko Melody mu magambo ya Descartes ngurahemuka nkaba koko ndahemuka nte ntarajya harya cya cyaro kiwabo cyitwa gute mu Gahoromani ngo ndahemuka ngura